Yesu ashimwe bakunzi ba Jeanne Gentille, bakunzi bava mu byaha TV. Nkuko nababwiye ubushize rero ubu ndi umumisiyoneri, kandi misiyo yanjye ni ugukura abantu mu byaha nkuko nanjye nabivuyemo. Kabone nubwo ngewe nabivuyemo nkiri umwana n'ubundi ntaratangira gukora byinshi, ariko niyo waba warakoze ibyaha byinshi, Yesu yiteguye ko babarateza ibiganza kugira ngo akubabarire. Va mu byaha TV ni televiziyo muzasangaho ijambo ry'Imana, indirimbo, ubuhamya n'ibindi. Ubwo rero hari abifuje ko najya mbabwira nimero yanjye ya telefone mu biganiro, kubera ko kuyandika muri commentaire ndibikunda, ariko ndabwira cameraman ajya yishyira no munsi y'ikiganiro ku buryo abakeneye nimero yanjye bitajya bibagora. Nimero yanjye ya telefone ni 078 79 10979. Kuri babandi bansabye muri commentaire ngo nzabahe nimero yanjye, niyo ngiyo. Iba kuri WhatsApp, muri mobile money, niyo mpamagaza, mbese ntago wayimburaho buri gihe, ibiri tayari. Ku manywa na nijoro sinjya mfunga telefone, ihoramo umuriro. 078 79 10979 niyo ngiyo kubayinsabye. Hanyuma uyu munsi nagarutse ngo tuganire. Ikiganiro dufitanye uyu munsi rero ni cy'amashimwe. Ndashaka gushimira Imana kuko ibyo nasengeye nabibonye. Nasengeye abantu benshi, ariko abenshi bagiye basubizwa, bakabimenyesha muri commentaire cyangwa bakaza kubimbwira cyangwa bakantelefona. Ariko hariho n'ababa batanzi, nkabasengera batanzi ariko bagasubizwa, nagira amahirwe nkabimenya. Uyu munsi rero umuntu nasengeye washubijwe ni uwitwa Bamporiki Edouard, umwe wari umaze igihe afunzwe, wakoraga muri Minisiteri y'Urubyiruko. Yarafunguwe, nabibonye mu binyamakuru kuko nkuko nabivuze musengera ntabwo tuziranye, ni muwe namugiriye. Mbibonye mu binyamakuru ngira umwete wo kumusengera, namusengeye bugira kabiri ku mugaragaro, ariko no mu buzima busanzwe nahoraga musengera nkuko nayisanzwe nsengera abanyamibabaro, imfungwa, abarwayi, imfubyi, abapfakazi, abarushye, abaremerewe, abashomeri, abasore n'inkumi. Ngiye nsengera ingeri nyinshi, nsengera ubukwe, ngasengera ibibazo biri hirya no hino. Harimo washobora kuvuga atese nkaho usenga iki ko twumvise ko urugo rwa rugiye gusenyuka. Uwo nguwo rero namubwira ngo iririre, niko Yesu yabwiye abamuririraga. Kandi hari n'ababwiye Yesu ngo yakijije abandi, ngo mbewe ntabasha kwikiza, ngo niyikuye ku musaraba babirebe. Abantu rero nshobora kubwira nti ngenda senga kandi ngasubizwa, bakambwira bati usenga iki kandi urugo rwawe ruri gusenyuka. Nababwira ngo nibiririre, nawe Yesu ni muzima, kubera yuko biriya ni ibicantege, ni intare zitontoma ziziritse. Ntago kuba urugo rugiye gusenyuka byambuza kuvuga ijambo ry'Imana, ntibyambuza no kuguma gusengera abandi, kubera yuko nta n'uruhare mfite mu gusenya ruriya rugo. Ahubwo Imana yo mu ijuru izi impamvu yabyo, izi impamvu yabyo kandi izagaragara. Ndabyizeye, ndabizi ko muzamenya impamvu bimeze kuriya. Nta nubwo ndatandukana, nubwo umugabo yareze ubutane, ariko sinari nagira ute, sinari natandukana. Hagati aho rero ntibyambuza gusengera abandi banyamibabaro ngo nuko mfite ikibazo kimeze kuriya, ntago bishoboka. Nzaguma gusenga, nzaguma no kubwiriza, nzaguma no kuririmba, nzaguma no kubaha ubuhamya bw'ibyo ngenda nyuramo, ariko ngamije kubaka sosiyete. Hagati aho rero amashimwe mfite nuko Bamporiki Edouard yarafunguwe kandi naramusengeye. Ndaza kubwira cameraman arebe mu nkuru z'ubushize, hari imaze imyaka 2 namusengeye agifungwa, hari n'indi yo muri uyu mwaka namusengeye ubwo Yongo yaramaze gufungwa, mbasengera bombi. Yongo ahita afungurwa nkuri yo gushima Imana, ariko nari nakoze n'indi ya mbere yo kumusengera y'umwihariko. No kuvuga ngo nakoze inkuru ya mbere yo gusengera Bamporiki y'umwihariko ari wenyine, nkora indi nkuru ndi gusengera Yongo nawe ari wenyine, hanyuma nza gukora indi nkuru nshima Imana kuko Yongo na Bamporiki n'abasengeye ndi gusengera Bamporiki bwa kabiri. Abanyabyaha kaduha agakiza kubona. Uyu muririmbyi wa 5 mu ndirimbo z'agakiza avuga ko tudakwiye kwibagirwa igihe twakizwaga ngo dusubire mu byaha, ariko nanone iyo umuntu asubiye mu byaha babyita kugwa, abagomba kongera akabyuka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo naho nagwa sinzarambarara, ngo Satani winyishima hejuru. Uyu Bamporiki Edouard nje gusengera rero nawe ndabizi yarabatijwe no mukristo, no munyamasengesho, ariko kuba yiyemerera ubwe ko hari icyaha yakoze cyo kwakira indonke, ni ukuvuga ngo aho ngaho asabye imbabazi yazihabwa ntarirarenga.
kandi koko azazihabwa, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimutababarira abantu ibyaha byabo namwe ntimuzababarirwa. Nizeye ntashidikanya ko abantu arimo asaba imbabazi nabo ni abakristo kandi bazi ijambo ry'Imana icyo rivuga ko iyo umuntu asabye imbabazi aba agomba kuzihabwa. Reka rero dusome iryo jambo ry'Imana ritubwira ko dukwiye gutanga imbabazi ku muntu uzisabye. Matayo 6 umurongo wa 14 n'uwa 15. Matayo 6 umurongo wa 14 n'uwa 15 haravuga ngo, kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo na so wo mu ijuru azabababarira namwe, ariko nimutababarira abantu na so nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. Dushimiye Imana. None aya magambo tukimara kuyumva, umuntu wese uri kuvuga Bamporiki Edouard nabi narekeraho. Umugabo bita Mutabazi, ngo na Apotre Mutabazi, ntabwo muzi, njya mubona mu bitangazamakuru yibasiye Bamporiki Edouard avuga ngo nakurwe mu mirimo ye, ngo niyamburwe ibyo yagezeho, ngo nasubizwe gucukura imisarani. Rwose ambabarire, ntago ndi kumwe nawe, ntago turi mu murongo umwe. Njyewe ndi muri uyu murongo uvuga ko iyo umuntu asabye imbabazi azihabwa, kugira ngo abazimuhaye nabo nibazisaba bazazihabwe, kuko twese turi abanyabyaha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo wirita umukiranutsi ngo aba yise Imana inyabinyoma. Twese turi abanyabyaha, ahubwo tubeshejweho no gusaba imbabazi. Abo twakoreye ibyaha tukabasaba imbabazi, nabo bakatubabarira, nabo babidukorera bakadusaba imbabazi, nabo tukabababarira. Tukiri muri iyi si tuguma twiyeza buri munsi, kuko turi mu isi yamanukiwe n'umubi Satani. Uwo Satani rero niwe utwoshya gukora ibibi. Iyo twoheje gukora ibibi rero tukagira amahirwe tukabyimenyaho tukabisabira imbabazi, tuba tugomba guhabwa imbabazi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ukora icyaha nkana ntazababarirwa, ariko hari ibyaha biza bikagutungura bikakugwaho. Kandi hari ijambo ry'Imana meruka kubwiriza rivuga kuri Yuda Isikariyoti wagambaniye Yesu. Uwo ngo yaramugambaniye, bivuze ngo na Bamporiki Edouard nubwo yemereye icyaha, ariko bigaragara ko harimo n'akagambane. Ese tuvuge yuko muri iki gihugu Bamporiki Edouard ariwe wakira indonke wenyine? Simbizi, birashoboka kuko ariwe wafashwe. N'ubundi niko navuze ngitangiriye icano yanjye yava mu byaha TV, ikiganiro cya mbere nahakoreye naravuze ngo ufashwe niwe gisambo. Icyakora ntago mushyigikiye ku makosa yakoze, ariko nanone ntabwo ndi mu bantu bari kumuca umutwe, ahubwo ndi mu bantu bari kumusabira imbabazi nk'uko nawe ari kuzisabira. Ubwe arimo arisabira imbabazi ku makosa yakoze, nanjye ubwanjye ndazimusabiye. Ndi kuri yicano yava mu byaha TV, ubwo yemera gusaba imbabazi no kuva mu byaha akwiriye imbabazi. Kuko nimutababarira abantu ibyaha byabo na so wo mu ijuru atazabababarira. Buri wese yisuzume, umuntu wese uri kuvuga Bamporiki Edouard nabi akamucisha umutwe, yisuzume, se njyewe nta makosa mfite, nta byaha nkora bishobora kuncisha umutwe? Ijambo ry'Imana nanone rikavuga ngo ibyo mutifuza ko abantu babagirira namwe ntimukabibagirire, ahubwo ibyo mwifuza ko babagirira namwe ari byo mubagirira. Umuntu wese rero uri kubona Bamporiki Edouard ibibazo afite, yagombye kwishyira mu mwanya we. Cyakora akavuga ati nzirinda ruswa n'igisa nayo, kugira ngo ntazagera mu mwanya nk'uriya yagezemo. Ariko akishyira no mu mwanya we ngo uwafashwe niwe gisambo, yafatiwe mu cyaha, yafatiwe ni nk'igisambo cyafatiwe mu kigega. Simbizi, ariko njye ndi kubivuga nkurikije ibyo numva, kuko ari na Bamporiki Edouard ntabwo muzi. Nawe namubonye mu itangazamakuru bavuga ko nyine yariye ruswa, akaba ari mu gihano cyo kwamburwa imirimo yakoraga, akaba ari no mu gifunga afungiwe iwe mu rugo. Ibyo byose nabibonye mu itangazamakuru, ariko kubera ko bavuga ngo nta nduru ivugira ku musozi ubusa, byashoboka ko yaba yarakoze iryo kosa ryo kwakira ruswa cyangwa atararikoze. Umutimanama we niwe ubizi, ariko nkurikije ibyo ndi kumva, ibyo numvanye Apotre Mutabazi, sinzi n'abandi bagabo nagiye numva bamuvugaho benshi n'abagore mu itangazamakuru bavuga ngo bari barabihanuye, ngo bari barabyeretswe, ngo ko mu nzego za leta ngo hari abantu bagiye gufungwa, ngo bari gukora amakosa ku rwego rw'igihugu. Ariko njye ibyo byose nibyo mba mbona mu itangazamakuru,
ntabyo nzi bwite. Edouard sindamubonaho, Mutabazi sindamubonaho, ariko nkimara kubona ibibaye numvise nasengera Edouard kugira ngo imbabazi ari gusaba azihabwe, kubera ko birakwiriye ko usabye imbabazi azihabwa. Reka rero tukiri muri iri jambo nyine mbasomeye, tukiri no mu ndirimbo y'uko twese twahawe agakiza ku buntu turi abanyabyaha, reka n'ubundi igikorwa gikomeze cyo gusengera Bamporiki Edouard. Ahangaha turi, kameramani aze kuhabereka, ni mu cyumba cy'amasengesho sanzwe nsengeramo. Ubwo rero nashatse kugira ngo uyu munsi by'umwihariko nifashishe iki cyumba cy'amasengesho nsengera Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga muri Minisiteri y'Urubyiruko, y'Umuco na Siporo, niba ntibeshye, Minisiteri y'Urubyiruko. Reka rero tumusengere, n'abandi bose b'abanyampuhwe bazi ko nabo ari abanyabyaha, bazi nabo ko bakeneye imbabazi z'Imana mu byaha baba bakora, nabo baze kumfasha basengera Bamporiki Edouard kugira ngo imbabazi ari gusaba abashe kuzihabwa. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mfukamye muri iki cyumba cy'amasengesho nje kwihererana nawe kugira ngo nsengere Bamporiki Edouard, wari umwe mu bayobozi muri Minisiteri y'Urubyiruko. Ndamusengeye cyane ku byo nabonye ku itangazamakuru bimuvugwaho ko yaba yarakiriye ruswa, ibindi bikamuvugwaho ko nawe ubwe yiyemereye ko ari indonke yakiriye. Ndamusengeye kugira ngo imbabazi ari gusaba abashe kuzihabwa, kubera ko twese Satani agenda twoshya gukora ibibi tukiri muri iyi si. Satani ntabwo aba yishimiye ko twabaho neza, Satani ntabwo aba yishimiye ko Imana yatureba neza, Satani ntabwo aba yishimiye ko ubuyobozi bwatureba neza, Satani ntabwo aba yishimiye ko twabana na bagenzi bacu mu mahoro, ntabwo aba yishimiye ko twaba mu miryango yacu twishimanye nayo, ntabwo aba yishimiye imirimo dukora iduhesha ubushobozi bwo gufasha abatishoboye. Bamporiki Edouard bishoboke ko hari abakene yagaburiye, Bamporiki Edouard bishoboke ko hari ituro yatanze, Bamporiki Edouard bishoboke yuko hari imirimo myinshi yakoze mu nzu yawe, ariko Satani ibyo byose yarabirebaga bikamubabaza, bituma mutega imitego y'uburyo butandukanye, nk'uko nawe mbere yabyivugiye mu itangazamakuru. Numvise abwira nyakubahwa Perezida w'u Rwanda ngo hari imitego agenda asimbuka ya bagenzi be. None rero Satani yakoresheje uburyo bwose, imitego imwe yayiguyemo, ariko ubwe yiyemerera icyaha akagisabira imbabazi. Ndamusengera kugira ngo ubwo asaba imbabazi abashe kuzihabwa, kuko uri Imana igira imbabazi. Ubanze umubabare wowe ubwawe, kandi n'ubuyobozi bumukuriye bubashe kumubabarira, kuko ari nta cyaha kitababarirwa. Nuko urakoze rero, kuri Imana igira impuhwe n'imbabazi, yiteguye kubabarira Bamporiki Edouard, agasubira mu buzima busanzwe bwo kugushima, agasubira mu buzima busanzwe bwo kugukorera imirimo myiza yari asanzwe agukorera, agakomeza agafasha umuryango we avukamo n'uwo yashatsemo, agakomeza agafasha umugore we n'abana yabyaye, agakomeza gukora imirimo myiza yakoreraga igihugu, izina ryawe rikarushaho guhabwa icyubahiro. Nuko urakoze rero kumva gusenga, teka kandi uganze byose bikumvire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom shalom, reka tube ducumbike ahangaha naho ubutaha. Murakoze. Hanyuma Yongo afunguwe nkora indi nkuru yo gushima Imana ku bwa Yongo. Uyu munsi nabwo nkoze inkuru yo gushima Imana ku bwa Bamporiki Edouard. Ndashima Imana, ngashimira na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nyakubahwa umubyeyi wacu ugira impuhwe, ugira imbabazi. Twaramusabye araduha, nawe ndamushimiye. Ubwo twasomaga ijambo ry'Imana riri muri Matayo 6 rivuga ngo nimubabarira abantu ibyaha, namwe so mu ijuru azababarira ibyaha byanyu, ariko nimutababarira namwe so mu ijuru ntazagira ute, ntazababarira. Turashimira rero nyakubahwa Perezida wacu umubyeyi w'u Rwanda, Repubulika y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, ko yemeye kwakira ubusabe bwa benshi, kwakira ubusabe bw'abasabaga ibyiza bafite n'ishingiro. Ntange namusabaga ko yagirira imbabazi Bamporiki akamufungura, nshingiye no ku ijambo ry'Imana. Naravuga nti abantu bafunze Bamporiki Edouard nubwo yagira amakosa, ubwo yasabye imbabazi, nabo ni abantu kandi b'Abakristo, kandi abantu b'Imana bazi ko kubabarira bibaho. Ubwo yarasabye imbabazi rero yagombaga kugira ute, kuzihabwa. Turashimira Imana rero, tugashimira na Perezida wacu wemeye gutanga imbabazi. Hanyuma Bamporiki Edouard nkamuhereza iyi zaburi
ngewe nk'umumisiyoneri nyine nk'uko nabwiye mu kiganiro cy'ubushize, ubu ngende misiyoneri kandi misiyo yanjye ni iyo gukura abantu mu byaha. nabwira Bamporiki ngo ntazongere nk'uko Yesu yabwiye wa mugore ngo abakuregaga barihe, ngo ntabo bagiye, ngo genda ntuzongere gukora icyaha. abwira Bamporiki rero ngo icyaha yasabiye imbabazi ntazongere kugikora, ariko nkamusomera na Zaburi irahangaha 124 yo gushima Imana. Ndamufasha gushima Imana kuko nawe ubwe nzi ko ari gushima Imana n'abantu, kandi cyane cyane agashima Perezida wa Repubulika y'Ubumwe bw'Abanyarwanda. Reka dufatanye gushima na Bamporiki rero, dushimire muri iyi Zaburi 124 iragira ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, aba ariko Abisiraheli bavuga none. Aha hari Abisiraheli ni Bamporiki uri buhasimbuze, insimbura zina nyine Abisiraheli basimburwe na Bamporiki kuko ni Zaburi yo kumufasha gushima. Bamporiki aravuga ati yaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, aba ariko Bamporiki avuga none. Yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga, ubwo bahagurukiraga Bamporiki, baba baramumize bunguri akiri muzima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri we, amazi aba yaratembye yaramurengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwe, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwe. Uwiteka himbazwe utatanze Bamporiki kuba nk'umuhigo w'amenyo y'abanzi be. Ubugingo bwe bwarakize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'umugoyi, ikigoyi kiracika nawe avamo arakira. Gutabarwa kwe kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. Ubwo rero reka nongere nsomere ijambo neza, ariko mwumvaga ko aho Abisiraheli bari narari nahashyize isimbura zina ya Bamporiki. Reka dusome ijambo ry'Imana nk'uko riri, hanyuma ibi nari mvuze bize mu biganiro. Ijambo ry'Imana riravuze ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, aba ariko Abisiraheli bavuga none. Iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga, baba baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi, ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana, mukikiriza ngo tubishimiye Imana. Ni ukuvangira ijambo ry'Imana rero, ni ijambo ry'Imana ryo gushima dufatanyije na Bamporiki uvuye mu kigoyi cy'abagoyi, kubera ko mbere yuko afungwa yaravugaga ngo bagenda bamutega imitego ayisimbuka. Imitego rero nicyo cyitwa ikigoyi. Umutego mu kindi kinyarwanda ni ikigoyi. Iyo mitego bamutegaga rero yarayivuyemo arakira, kubera ko Imana yagize ute yabimukoreye. Iyo Imana Uwiteka itaba mu ruhande rwe, abanzi be baramumize bunguri, isuri baratembye ku bugingo bwe, ariko avuye muri gereza ari muzima, ubuzima bwe ari buzima, asanze umuryango, asanze umugore n'abana. Namusengeye nk'uko nabivuze, namusengeye ubugira kabiri, ndaza gushyiraho uduce duto kuri ayo masengesho namusengeye, kuko abantu bamwe baza batwika babeshya abantu. Bamporiki rero ikidahura ni imisozi. Hari igihe tuzakubitana nk'abanyamasengesho, tugakubitanira ahantu runaka nkamwibutsa, kuko we tuba tumubona amashusho ye, ariko we abenshi bamuzi atabazi. Iyo umuntu ari ikirangirire, iyo umuntu ari umusitari, ariko imenye benshi abazwi na benshi kuruta abo we azi. Ni ukuvuga ko rero dushobora kuba tumuzi watatuzi, ariko aba yatabonye kuri iyi video nanjye ngo abone isura yanjye amenye. Hari igihe tuzakubitana njye mumenye, mwibwire, mubwire nti ni njye wa mugore wagusengeraga igihe wafungwaga, mubwire nti ni njye wa mugore wagufashije gushima Imana muri Zaburi 124. Ariko n'abamukunda bamuzi baba kuri Va mu Byaha TV, basubscribinze kuri Va mu Byaha TV, turabasaba kugira ngo bazamumenyeshe iyi nkuru nziza, bamuhe nimero yanjye 0787191079. Iyo nimero bazayimuhe, anyandikire kuri WhatsApp, dufatanye gukomeza gushima Imana. Iyi Zaburi atayibonye ntago byaba ari byiza, kubera ko ni Zaburi yo kumufasha mu mashimwe. Nubwo nawe afite ibindi bimufasha gushima, ariko
nanjye nifatanyije n'umuryango wo gushima Imana no gushimira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Murakoze rero, wari umwanya wo gushima. Reka dushimire Imana n'ubundi no mu isengesho nk'uko yakoze ibyiza. Ni Imana yo gushimwa, ni Imana yo kubahwa. Iduhere n'umubyeyi umugisha, imuhe kuramba kandi arambire kubona ibyiza. Ikomeze kuturindira igihugu n'umutekano kirimo n'ubumwe n'imbabazi ziri mu gihugu bikomeze kogera. Abandi nabo turacyabasengera, abafite kwizera bazabasha gufungurwa, n'abarwayi bazakira, n'abafite ibibazo bizashira. Kandi muri iyi si ntabwo ari mu ijuru. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza byose, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Murakoze rero, reka dushime Imana kubwa Bamporiki Edouard. Ndagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo ko wagize neza ukumva gusenga kwacu, ubwo twagusengaga tugusaba ngo ugire neza bari mu mazu y'imbohe, cyane cyane Mageragere. Warakoze gufungura Bamporiki Edouard, warakoze gufungura nabo bari bari kumwe, kandi n'ubundi hari abagifungurwa. Turasabye ngo inzirakarengane zirenganurwe, kandi abazira ibyaha bakoze basabira imbabazi nabo bazihabwe. Urakoze, turagushimye ku buryo wakoze, tukuragije ibisigaye, tukuragije u Rwanda n'Abanyarwanda. Tugushimiye umuyobozi waduhaye, Perezida w'u Rwanda. Turamugushimiye cyane ko waduhaye umubyeyi mwiza ugira imbabazi. Turagushimiye cyane kubw'uwo mubyeyi waduhaye. Umukomereze amaboko, umushyireho uburinzi bwawe, umutekano wogere mu Rwanda, wogere no mu rugo rwe no ku mutima we, umuhe amahoro mu mutima, kugira ngo akomeze kutuyoborana ubugwaneza. Urakoze rero, muhe umugisha we n'urubyaro rwe n'umuryango we, kubwo kugirira imbabazi abantu, nawe ajya azigirirwa nawe, kuko uri Imana igira imbabazi. Urakoze rero, turagushimye, gumana natwe muri byose, kandi abari mu mibabaro ukomeze kuborohereza, natwe twese ukomeze kutwumvira gusenga mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze, naho ubutaha mudukorere subscribe, mukore share, like na comment, turabikeneye. Murakoze cyane, turabakunda.